kugeza amasaha Muyango wajyanye ikibazo na Keza ariko aganga agacece akarinda kanwa ke agafata Jihad akamushyira imbere nk'ibere ry'inkumi aya masaha agiye kubura ariko asha none abwira ngo Muyango azamuka avuge induvuga kandi wamuvugiraga ariko ye ntabwo mujye mureka guhubuka Muyango murebe bazinda nukuvuga ngo Muyango we afite platform ziruti za Jihad na bagenzi be ariko Muyango aravuga ati aho ntagera reka matume educated idiot niko mugano vuga no mugani tugaruke gato niba mwana mushobora kunkoresha bro Godfather nta mafaranga wanyishyura nzajyana n'ukuri Muyango nibona ari kurengana nze hano mpagarare namagane akarengana ari gukorerwa that is me Murango narenganya umuntu nze mvuga ati sigaho tuvuga ibintu mazina yabyo rero reka nsome iyi screenshot banyohereje none hagira umuntu yinsomera reka nze nkanura amaso mutapinge screen mu ntapingira abasheri mutapinge dusa sinzobe tuvuga ibintu mazina yabyo Muyango wisanga muri izi saga nukuri kw'Imana nimuza gusanga mu birego ntuza aregwa mu birego Jihad ari kuregwa n'izina ry'Imana ntihaburamwo ibirego nka 4 yakoze ibyo byaha yatumwe na Muyango cyangwa na ntuza na Ariyakuru Godfather muzava kujya kuvuga atari byo muraza gusanga abantu bari kurega Jihad muri ibi bintu byose arabafitanye amakimbirane na Muyango na Ariyakuru musome hano muri kaze masomere murebe hano baravuga ngo iyo nkuru twese turayizi umugome w'ishyari ni Ariyakuru niwe washatse Jihad amugira umupagasi ngo aje amutukira abo afata nk'abanzi musome hano muri iyi si yose yanga kubi ngo iki muri ino si ye yanga kubi abanzi ni Jolly Isimbi na Queen Duse uriya Aria mugore yaroga si gusa ariko se ibintu ndi kubisoma neza hagira umuntu unzumingira reka nzafate ni telefone biri kure cyane reka nzane telefone bisome ndi kubireba give second mwihangane ntabwo biba byoroshye ngaba nabwanutse give second reka bisomere hano okay iyo nkuru twese turayizi umugome w'ishyari ni Ariyakuru niwe washatse Jihad amugira umupagasi ngo aje amutukira abo afata nk'abanzi muri ino si ye yanga kubi abanzi ni muri ino si abo yanga nk'abanzi ni Jolly Isimbi na Queen Duse uriya Aria mugore yaroga si gusa agira ishyari ribi tinya umuntu ushobora kurara arizwa nuko umukobwa umwe wese yaba yaguze imodoka cyangwa yubatse inzu abamubeshya ko ari inshuti ze nibo bumiwe ishyari agira Jihad rero yabaye umupagasi we wa make akoresha yamamaza uburozi bwe ikintu dushatse kuvuga hano ni iki nge nta muri kwa accusing turi gusoma ibyanditse hano ibintu nituza kubivuga gutya njyewe yaba Muyango nta kibazo ngirana nawe arabizi yaba Ariyakuru nta kibazo ngirana nawe arabizi turi kumwe ibi bintu ikintu kiba kitangaje nuko nabo babikorerwa uyu nguyu Ariyakuru ni umuntu wibasiwe na DC Clement ageraho amutegeka kwishyura Sara korera mu bucyo kugira ngo adamuharabika turi kumwe kugeza aho Ariyakuru byamurenze ajya gutanga ikirego muri RIB iyi nkuru uyu mugabo umuvugizi wa RIB yayivuzeho abitangaho urugero
kugira ngo udaharabikwa utange wemere gutegekwa kwishura sare y'ubukwe. Turi kumwe tuvuge neza cyane. Tuvuye kuri uyu Alia Cool, ibi ngibi akora nawe abikorerwa ntiyakaba yabikora. Turi kumwe. So niba uyu Nana azanye ibimenyetso akaba avuga ngo mfite ibimenyetso hano, ngizi evidence mwabantu mwe, nguyu Jihad ari kuvuga ngaya amajwi ndayafite, Jihad avuga gwatumwe na Muyango. That is not fair. Sibyo? So kuvuga kuri ibingibi rero twakotinza amagambo ya Ribu n'umuvugizi wa Ribu ko hariho n'ababatuma umuntu afitanye amakimbirane n'undi. Turukumwe uwo muntu akavugwa. So it doesn't mean yuko twebwe ahangaha dufite umuntu twibasira. No, we are speed turukuvuga ibiriho. Uyu Alia Cool nyuma ni gute wowe wibasirwa n'umuntu? Nje ndi mu bantu uyu Alia Cool yagannye, nasibishije, nasabye disclaimer gusiba ibiganiro bitari munsi ya 3 byibasira Alia Cool. Krema arabisiba. Ngeraho mfata Alia Cool ndamwiyitirira mugira mushiki wanjye, nkandikira Krema mubwira ati vana ibiganiro bya mushiki wanjye. Ntabwo nemera ko harabika mushiki wanjye, nta kintu mfana na Alia Cool. Krema ibyo biganiro akabisiba. Urimo kunyumva? Kugeza igihe nabonye Alia Cool ashaka kunca mu nduga amatiku, ndavuga nti ndakwiyamye, ndakwisabye, tubyumvikane. So ibi bintu rero nituvuga gutya, kubona ibyo wakoreye ukajya no kubitangira ikirego, nawe ufata umuntu ukamwishyura ngo abikore nkuko biri kuvugwa, ntabwo ndi kubigushinja, ntabwo ndi kubigushinja Alia. Ariko noneho hano akaza umuntu nka Nana akavuga ati nge Jihad aza kugira ngo twiyunge ngaya amajwi njyewe nasabwe. Namubashije umuntu amubwiye gukora ibyo bintu ambwira ko ari Muyango. Ngaya amagambo ya Nana ntabwo ari ko yavuga, ngo yaranaje ari kubyivugira, akavuga ati ibyo bintu nifitiye na evidence, keretse niba Jihad yarabeshyeye Muyango. Ese Nana ntabwo Jihad yaba yarabeshyeye Muyango? Arega Godfather no sanje nta kibazo mfitanye na Muyango, nta nubwo ari wonje kurega. Nimba yaramubeshyeye ubwo bazadiringa nk'aba bantu, ngiyewe ikibazo ngifatanye na Jihad. Nimba nawe ubwo yaramubeshyeye nuri nawe azajya gukliyaringa izina rye, nkuko nanjye magaze hano ndimo ndakliyaringa izina ryanjye n'iry'umwana. Ibyo nimba yaramubeshyeye ni kazi zabo batajisot peke yao, ntabwo mbirimo. Wowe cyavuze n'ukuri kwashizwe hanze n'uwo mwavuganye? Nuko n'amafoto y'umwana wanjye ya postinze akashiraho n'inkuru itabaho akayipfundikanya we akayishira ku mwana w'imyaka 7. Icyo nicyo mparanira. Nimba yaramubeshyeye ubwo nazagenda aje kubaza. None ko amakuru mfite ari kungeraho nuko mu rukiko ubu turi kuvugana umuntu bita Teriska nawe yatanze ikirego. Muri iki kirego nujya kureba Jihad rose Teriska yafaka ikina Jihad. Teriska yagiranye ikibazo na Muyango, turabizi hano. Agiranye ikibazo na Muyango ntabwo yajyara ngo aje gutuka umuntu bro kanazi ko bigize. Ntabwo Muyango yabikora, ntabwo yabikora. Nibyari kuvuga ngo ahantu habi, ahantu utinya kujya, no mugani w'ikinyarwanda, ahantu utinya gukandagira utuma y'ikigoryi. Nicyo Muyango yakoze. Muyango ntabwo Jihad afite izina rute rya Muyango, ntabwo Jihad afite imbaraga zirute za Muyango. Muyango yavuga bikumvikana kurusha Jihad. Muyango icyo Muyango atakora no gufata kara kajere kana agafata n'ingoma agakuvuza induru. Ariko iki nicyo kintu cyabayeho. Muyango afite platform nini cyane zirute za Jihad. Ndatekereza ko Muyango afite audience nini ya Jihad kubera ko atigeze asubiza Teriska, ko atavuze keza nako uyu Nana agafata amafoto ya Nana akahirira Jihad nkuko Jihad abyivugira. Ndi gukotinga amagambo y'abantu hano. So the thing is, ntekereza ko twakabaye tugana ubutabera kurusha ukuntu twaharabika. Jewe nta muntu ushaka kunkoresha ngo ntukire umuntu, ntabwo bishoboka. So the thing is, ibi bintu byose tuzabimenya ejo niba mu rukiko. Nka Teriska azavuga icyo apfa na Jihad, azavuga impamvu nicyo apfa na Jihad, tuzamenya mu rukiko ejo bundi. So ibi bintu rero kuzanga tukamenya uruhande so ngaye nguko. Boskani nipe mic kidogo tafadhali. Sasa bitewe n'ukuntu ngiye mbyumvishije sasa, Jihad baramukoresheje. Ikibazo cya mbere dutangire kuri Alia Cool. Alia Cool
hazemo Muyango ako gakundi kose kuko urabona bafite platform nyini bagomba gukoresha muri izi gahunda za jihad yakoze ariko banga kwangiza amazina yabo bagakoresha jihad nimba na wenyine yarahamagaye jihad wenyine akamwibwirira ati Evan umuntu atumye nkora bino byose binakoze ni Ali ni ntuza ni Muyango so tayari jibu liko wazi Godfather mama ameonewa sana ikibazo kirahanga hagati nimba jihad arimo nabangaba bano bastare banyu nabo babamanuri kano kanya tuganira Muyango bagomba kuba bamuziritse na ari yakuru uyo nguyo nibihisha inyuma bagurukane kubita gacuma mu mutwe one by one babamanure bose kuko bose bafite ikibazo jihad nago abari mu buroko wenyine kano kanya aba boss be bari ku ruhande kandi ubu ngubu aho bihereye ibaze baraza kumwihakana nani Godfather baraza kumusimbuka mwihakana birashoboka ko nayo majwi nanafite bakohereje aza kuvuga ati ntago ari ngiye wabikoze ntago biyo yaramubeshye no nimba barahamagaranye nta kibazo ajyaje bataramufunga akavugisha ubwo kuri muri make nibabamanure bose thank you. Okay, so Boskani umvana rero ikintu kiriho ni iki ngiki abantu babyumve ibi bintu jihad ntabwo jihad nta kibazo ndagirana nawe n'abantu bumve ndi kuvuga kuri jihad kuko navuga kundi wari we wese urimo kunyumva ngiyewe ntabwo ndavuga muri rusange ndi kuvuga kuri jihad nkavuga kuri undi wese aha jihad yaribagiwe aha ngaha turagaruka ku muntu bita Semuhungu ku kibazo cya ya mpano Semuhungu zamuka ko ndi kuzamura bikanga shushu Semuhungu korego na beef yejo bundi nukuvuga ngo hano rero hano amakuru mfite ntabwo ndavuga umuntu adahari ngiye okay ndagaruka kuri Semuhungu zamuka babarushye muri request hano hano Semuhungu zamuka nagwaye request amakuru angeraho nari nanze kuvuga nabivugaga mu migani ariko ngiye umuntu nyiri ubwita hari ndamuvuga niyo mpamvu ubona navuze izina Muyango nkaryatura ruko mubonye aha ngaha muri iki kibazo muri yisaga yose iba aya Semuhungu umuntu bita ya mpano ngo yagiye muri ribu kujya kurega jihad agezeyo baramubwira ati uwo muntu uje kurega ufite ibimenyetso ko yapostinze izo video z'ubwambure bwawe kuri statiye ya mpana ry'indimi amakuru ambwira ko nani jihad akimara kubipostinga ya mpano yamwamagara gutakamba ati mbabari rusibe nawe koko ati jihad atangira kumutuka amututse ya mpana agira ubwoba aramukupa amukupye urumva ntabwo nk'umuntu wari wahungabanye jihad nani ya mpano ngo ntabwo arafite ibimenyetso bro Semuhungu nk'umuntu wanga karengane yari yamaze gutera amatako kuri ribu n'ibimenyetso aravuga ati mureke guhohotera umwana w'umuhungu niko bivugwa ntabwo njye nkora muri ribu Semuhungu aravuga ati akarengane gahagarare ngibi bimenyetso niko bivugwa ntabwo mvuze ko ari amagambo n'amakuru y'umumotari Semuhungu niwe mutanga buhamya ugaragara nk'umuntu wiboneye umuwitness wabonye jihad arimo gusakaza cyangwa ari gupostinga amashusho y'umuntu bita yamano so Eric Semuhungu muca anga yifashe ambwira ati ibyo uri ariko yangubiza ukuri Semuhungu yaba ku gihe ahantu hose ari nkuru ya jihad ijambo rya Semuhungu zasanga ngo ukora neza ukayisanga imbere wakora nabo ukayisanga imbere Semuhungu cyangwa Eric game over. Here is the thing nabajije Semuhungu ni Semuhungu nibyo waba waragiye gutanga ubuhamya ati nzaba umutanga buhamya mu nkiko ntacyo nabivugaho Semuhungu nibyo wagaze kuri ribu ati nzaba umutanga buhamya ibyo uvuga bishobora ko bitenye isano n'ukuri ntacyo nabivugaho yabaye nk'umugabo bita Mirindi mu bishe President Kabila baramubazaga ngo nibyo mwishe President Kabila ati nta kintu nabivugaho nzabivuga ejo ntabwo meze neza nibyo warashatse guhungisha abantu nzabivugaho ejo ubu simeze neza niko Semuhungu ari kumbwira
tugaruke gato nese wagira ngo ubwire gute nyine nuko nibyo wagiye muri RIB gutanga ubuhamya utanga n'ibimenyetso bimwe vuga nibyo ibindi ntagomba kubisubiza kubera ko I may be witness mu rukiko bibutse ko Jihad afatanyije no bitakadeze muri Swede bagambaniye Semuhungu bashira ubwambure bwe hanze ibyo bintu byagiriye Eric ingaruka zikomeye kugeza aya masaha ari gutonda ku murenge ajya kujya mu byiciro by'ubudehe umuntu wari utuye Vegas uyu munsi turi kuvugana atuye ahantu bita Banyahe agomba nyagasita bagukubita urumva ngayo ngo inkuru nene bamwe so Eric Semuhungu yageze mu Rwanda aravuga ati Jihad yego mwaramemukiye mundivanye mu diaspora ngongeye kungira umuroko umuntu nabaga Vegas mbereka ubuzima bw'igiciro mungaruye gutega moto naratwaraga imodoka itagira izina murayizi imodoka ya Semuhungu ari izina riki none ibyo reka kugira ngo umutima wanjye uruhuke reka twiyunge bamaze kuduha ubuhamya ko Jihad yanze kwiyunga na Semuhungu tuzi no kuvuga ngo ko waranze kwiyunga nawe amakuru mfite nuko Semuhungu buri ntambwe yose ya Jihad yamusabye kwiyunga biranga buri ntambwe yose Semuhungu kubika ibimenyetso so ariko nkibaza Semuhungu yamenye gute ko yampano yagiye muri RIB ku buryo atera y'amateko agiye gutanga ubuhamya